rero aka kanya nicyo kintu nshaka kubwira urubyiruko rudukurikiye, umusore w'umugabo udukurikiye aka kanya na famiye dukurikiye n'abandi bose bari hanze ku mpera zose z'isi, ko ubwami bw'Imana buratwaranirwa. Ari abantu bagiye baduta kandi twari tuzi ko ari ababyeyi bacu bo mu mwuka, ariko impamvu ki tutagumyeyo, haleluya, impamvu tutagumyeyo nuko twagize amahirwe yo kumenya Imana ku giti cyacu, twamenya ijambo ry'Imana, twabitse mu ndiba z'imitima yacu, na cyaje ucitse intege Imana ikongeka gukangura. Umunsi w'intwari urimo kurangira, ahubwo turimo twinjira mu munsi w'intwarane, kuko iyi si umva irasaba intwarane. Ikaze kuri Gospel TV, nk'ibisanzwe ni cya kiganiro dukunda kubanamo cyane cyo kugira ngo abantu bamenye Imana. Insanganyamatsiko ni umukristo w'iki gihe, ijambo tugenda tubasha kugenda tuganira ubuzima bw'umukristo bwa buri munsi muri iyi si y'iki gihe. Nk'uko mubibona, ndi kumwe n'umutumirwa, twagize ikiganiro no munsi ntabwo twakoreye muri studio. Barajya bumva amajwi ku ruhande, muraza kutwihanganira. Twashatse no kugira ngo tubane n'abantu kugira ngo birusheho kugenda neza. Rero nimwumva ndi majwi mutwihanganire, kuko no munsi ntabwo twari turi muri studio. Nk'uko mubibona rero, nk'uko nari mbabwiye, ndi kumwe na mugenzi wanjye w'umukristo ushima Imana, umukozi w'Imana, bamwita cyangwa se araza kuza kwivuga. Ndakwakiriye. Mbere ya byose ndanezerewe kubwo kunyakira kuri Gospel TV, kandi mbaje gusuhuza mwese mukurikira Gospel TV aho muherereye hanze, ahantu hose muri. Imana baduhe umugisha. Nge nitwa Gasarabwe Chance Evangeliste usengewe, kuko aba evangeliste batarasengerwa, kandi ndi umugabo w'abana 3 n'umudamu umwe, ndakijijwe, nkunda Imana. Urakoze cyane. Nk'uko rero mwagiye mubyumva, icyo tugiye kuba tuganiraho ni ubuzima bw'umukristo umunsi ku wundi muri iyi si y'iki gihe. Hanyuma ibyo ngibyo tubivuga dushize amanga cyane Chance, kuko Bibiliya irabitwemerera. Muri Yesaya 1:18 haravuga ngo muze tujye impaka tuvuga Imana. Yego, kuko reka nkubwire impamvu Yesaya yabivuze gutyo, muze tujye impaka kugira ngo twungurane kumenya Imana, ndetse ataba impaka zo guhangana, ariko ari impaka zo kubaka umurimo w'Imana, ko tuwabana b'ubwami, turabatambyi, abantu Imana yahamagaye kugira ngo dushire itafari muri iyi si y'abazima, twubaka umurimo w'Imana. Rero niyo mpamvu uyu munsi twaje hano muri Gospel TV kugira ngo tuganire ubuzima bw'umukristo agomba kugendamo muri iki gihe cya none. Kandi rwose iyo nsanganyamatsiko ni nziza. Ngewe nk'umukozi w'Imana nanezerewe cyane kumva insanganyamatsiko mufite, yanejeje cyane. Habakuki umuhanuzi ukomeye cyane. Urakoze cyane Chance. Nk'uko muri kutwumva badukurikiye, nibyo dukomeza tukavuga. Imana ishimwe kuno munsi nabaye njyenyine muri kino kiganiro. Nagizwe amahirwe yo kubana n'umukozi w'Imana Evangeliste Gasarabwe. Impamvu y'iki kiganiro, cyangwa se niyihe mpamvu ituma tuganira ubuzima bw'umukristo muri iyi si y'iki gihe? Iyo tuvuze isi y'iki gihe, sinzi nimba abantu bari buze kubisobanukirwa, ariko ndabivugaho gato ya wenda na Chance araza kubigarukaho. Isi y'iki gihe, iyo tuvuze isi y'iki gihe, nuko uko muri no minsi isi imeze, isi yabaye ya teknoloji. Rero bisaba ko isi nimba iri kwihuta na teknoloji, n'umukristo ntago agomba gusigara inyuma. N'umukristo agomba kuba muri iyo si, ariko arayibamo gute kugira ngo abashe guhagarara kandi akabasha gukomeza izandangagaciro za gikristo, akabasha kumenya, akabasha gufasha n'abandi bamubona kugira ngo baze ku Mana, kuko icyo nicyo twahamagariwe. Kuko niko ijambo ry'Imana rivuga Chance, ngo Yesu yadutoranyije. Yesu atoranyije intumwa 12, yarabazibwiye ngo mujye ku isi mwamamaza ubutumwa bwiza. Icyo nicyo cyonyine ubundi muntu ku isi afite hano gukora nk'umuntu wakira Imana, akamenya Imana. So nta yindi mpamvu ituma rero twinjira mu buzima bwa gikristo umunsi ku wundi, ni ukugira ngo umuntu amenye ubuzima arimo no muri ino si, nidusigare ariko tumenye ko turi n'indererwamo z'abatureba. Urabyumva gute? Rero umukozi w'Imana uvuze akantu keza kandi kanshimishije.
kuko reka mubwire ari ijambo nkunda ivuga ngo iyo mbwirije ubutumwa bwiza singira icyo nirata kuko ari byo matirwa gukora. Iriya ni ijambo Bibiliya. Rero umukristo wa none iyo amaze kuzura ijambo ry'Imana asohoka hanze agahindura benshi. Ariko impamvu ki tutarimo kubona iminyago nuko ubwacu tutaramenya ijambo ry'Imana ngo turyandike mu ndiba z'imitima yacu. Wowe ubyumva gute nk'umukozi w'Imana? Iki kiganiro cyacu ahanini ntago nibagiwe icyo warumbajije, ariko ahanini ndagira ngo nibutse abadukurikiye ko kino kiganiro kibanda ku rubyiruko. Turimo turahugura urubyiruko kugira ngo bamenye umunsi ku wundi uburyo bashobora kubana n'Imana, uburyo bashobora kugendana n'Imana. Nk'uko warumaze kubivuga, ni byiza yuko ijambo ry'Imana none rikavuga neza ngo ni byiza ko abavandimwe bahuza, bicara bahuje. Ubu icyo nicyo twakoze uno munsi. Yego, ni nayo mpamvu twatangiye Yesaya 1:18 avuga ngo muze tujye impaka twigishanye uko Uwiteka avuga, kuko dusanga Uwiteka avugira mu ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni iki? Ni Bibiliya, ni byanditswe byera, ni nabyo tugomba guhagararamo tukicara tukabyuzuza. Reka nkubwire, umukozi w'Imana bita Yesuwa igice cya 8 yavuze ngo ibyanditswe muri iki gitabo cy'amategeko nimukarorere kubihamisha mu kanwa kanyu, mubivuga igitondo na kigoroba, uko bwije uko bukeye. Rero natwe nk'abana b'Imana tugomba kuza tukicara tukigishanya, ariko tutagiye kuburana cyangwa gushaka kuba bambera, oya, twigishanya kugira ngo tubashe kuba abana b'ubwami, abatambyi, ishanga ryera, abantu Imana yose, kugira ngo twamamaze ubutumwa bwiza. Ni nayo mpamvu twaje muri Gospel TV. Aha kuri Gospel TV ndakeka twese tuye generation ikeneye kumva Imana no kumenya Imana. Amen. Yego. Ni byiza cyane. Ndumva ngewe nangiye kugira ikindi kintu cyo gusobanukirwa cyangwa se kumenya, ariko ngira ngo nkomeze mbwira abantu badukurikiye ko aba bantu muri kumwe turasobanutse, tuzi ijambo ry'Imana, turi muguke mu kumenya iyobokamana. Mutagira ngo abantu babicaye hano nabagiye kubahanurira cyangwa bagiye kubabwira ibitangaza. Icyo iki kiganiro kije gukora cyangwa se kije gifasha abantu no kugira ngo abantu basobanukirwe ijambo ry'Imana kandi basobanukirwe ijambo ry'Imana ry'ukuri. Kuko chance urabizi neza ko muri ino minsi nimba twatangiye tuvuga ngo isanganyamatsiko yacu ni umukristo wo muri iyi si y'uno munsi, urabizi ko iyi si y'uno munsi iragoye. Ibyo bintu turabyemeranya neza. Isi y'uno munsi iragoye, tekinoloji, turabona ibintu byinshi by'inzaduka, turabona ibiki, turabona urubyiruko kwiheba, turabona abantu gucika intege, turabona abantu kubura morali. Nicyo kintu nagira ngo tubashe gukangura urubyiruko rwakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Turabaho gute muri iyi si ya buri munsi kandi dukiranukira n'Imana? Ndagira ngo ahantu tuhinjire cyane kugira ngo urubyiruko ruze kumenya ko abantu bari kuganira nabo basobanukiye ibyo barimo baravuga. Iri jambo tuvuga cyangwa se iyobokamana twararyize, turarisobanukiwe, ibyo tubabwira tubifitiye ubushobozi kandi turabisobanukiwe. Rero umukristo w'uyu munsi wa none uburyo agomba kwitwararika, ikintu cya mbere ngewe nk'ingingo ya mbere ninjiramo nuko nkangurira abagenzi banjye bakiri batoya kumenya ijambo ry'Imana ku giti cyabo, kuko Imana ntabwo itureba mu mukumbi wa benshi. Kera nkikizwa muri 2002 nakijijwe ndi umwana mutoya niga mu wa 4 primaire, numvaga ko Imana inkunda kuko nagiye turi benshi, ariko uburyo nagendaga nkura mu ijambo nagendaga menya ko Imana inkunda iyo ndi ngenyine, iyo ndi ntabwo indebera mu mukumbi wa benshi, ahubwo indeba ndi ngenyine, ikamenya ikanansobanukirwa. Ni nayo mpamvu ndimo ndakangura abantu umunsi wa none gutindana n'Imana ku giti cyawe, ukicara mu ijambo ry'Imana. Noneho numva ijambo ry'Imana gusa, kuko kera twabaye abantu bakurikiye abandi bantu, ntabwo twakurikiye Yesu neza. Ariko muri iki gihe cya none yo bamaze kumenya ko ari abantu bagiye baduta, kandi twari tuzi ko ari ababyeyi bacu bo mu mwuka. Ariko impamvu ki tutagumyeyo, haleluya, impamvu tutagumyeyo nuko twagize amahirwe. Twagize amahirwe yo kumenya Imana ku giti cyacu, twamenya ijambo ry'Imana, twarabitse mu ndiba z'imitima yacu, na cyaje ucitse intege Imana ikongeka gukangura. Rero niyo mpamvu mugira abantu bakunde gusoma Bibiliya, bakunde gusengera mu ijambo ry'Imana. Sinzi wowe nk'umuhanuzi w'Imana, Imana yahamagaye muri iki gihe,
kuko buriya reka mubwire nta kintu tujya twitwa hano munsi y'izuba kidafite isano n'ikimana yagushatseho. Nimba ababyeyi bakwise Habakuki ni umuhanuzi ukuze kandi mu isezerano rya kera, nuko no muri iki gihe ugomba gukora nk'umuhanuzi. Rero ari ikimana ikubwira kugira ngo abana bato bamenye uburyo bagiye kwitwararika. Ni nayo mpamvu iki kiganiro twavuze ngo ni ubuzima bw'umukristo. Haleluya. Muri isi ya none. Isi ya none irimo ibintu byinshi bigoranye umukozi w'Imana. Natwe ari bimwe na bimwe byashatse kudukubita ngo bidusohore mu gakiza ka Yesu. Ariko kuko twari tumaze kwinjira muri Yesu neza. Ijambo ry'Imana ryadukira igitaka. Ikongera ikatugabura mu buntu bwe. Tukicara hasi y'ibirenge bye. Rero ndumva ikintu cya mbere nkangurira abantu nuko bakomeza gukunda Imana no gusoma ijambo ry'Imana. Urakoze cyane Chance. Urakoze cyane Chance. Dukomeza tuganira n'urubyiruko cyangwa se tubabwira yuko ibingibi tubabwira mu by'ukuri natwe ntago dukuze kubaruta cyane cyangwa se ntago dufite byinshi kurusha abandi cyangwa se abagiye baca imbere ya kamera, ariko icyo duhamya ni kimwe kandi tuzi neza nk'abahamya ba Yesu, nk'abantu bamenye Imana. Iyi si y'uno munsi iragoye kwibamo uru rubyiruko n'ubuzima buhari, icyo cyo ndagira ngo nyibabwire. Rero niyo mpamvu dufata umwanya tukavuga ngo ibyo twamenye, kuko ijambo ry'Imana nibyo tubwira ngo ibyo twamenye tubimenyeshe n'abandi. Rero wicaye ukabona urubyiruko ruri gupfa, rumwe rurashirira mu itabi, urundi rurashirira mu rumogi, urundi rurashirira mu bujura, kandi urwo rubyiruko Yesu ari rwo yadutumye. N'abandi bari baramenye Yesu. Muri iki gihe twagize ikibazo cyo ko insengero zagiye zifunga, urabona abantu bagiye barushaho gucika intege, gusubira inyuma, kugira gute. Rero aho niho twicara tukabwira abantu yuko hakiri ibyiringiro igiti cyatemwe urumva cyongeye kigashibuka kikagira imizi yo cyagiye muri Yesu neza. Niho rero tubwira abantu tugahurira n'abantu, kuko biragoye ko uyu munsi turi butangire Chance turi bwice tukavuga ngo nubwo tubifitiye ubushobozi gutangira urusengero birakomeye, biragoye, ntago abantu bazadusanga mu rusengero, ariko nuca kuri no muyoboro Imana yatwicajeho ikaduhesha umugisha, tukabasha kuganira n'urubyiruko, tukabasha kuganira n'umusore n'umugabo n'umumama, kugira ngo yongere yumve yuko muri iyi si ya buri munsi uko bwije nuko bukeye umukristo akeneye kugira ingamba afata. Kuko urebye ahanini nicyo nacyo nshaka ngiye ko twinjiramo cyane, turasa nkaho twagiye tuvuga, ariko ndagira ngo dukomoze kuri ako kantu ko kuvuga ngo umukristo niyihe ntambwe muri iyi si y'uno munsi akwiriye gutera, akwiriye gufata. Cyane twinjire cyane turebe ku rubyiruko, ariko tutibagiwe n'abandi bose. Icyo nicyo kintu nagira ngo dukomeze kugenda tuganira, tuvuga ngo ese niki twakora, niki twasobanurira abantu kugira ngo abantu bamenye ubuzima bw'uno munsi ya none, no kugira ngo n'imyitwarire, imyifatire, imibereho ya gikristo ikwiriye muri isi y'uno munsi. En fait Paulo yandikira Abaroma mu igice cy'Abaroma igice cya mbere umurongo wa 16 ngo ubutumwa bwiza ni bunkoze isoni, kuko imbaraga z'umwuka wera zihesha umuyuda n'umugiriki agakiza. Rero icyo nshaka kuvuga iki, abagiriki bavugaga kera bari abanyabwenge. Mu gihe bashatse kurwana n'ubwami bw'Abaroma ubwo bw'Abayuda, bagutse bakunda gusoma ijambo ry'Imana. Uyu munsi wa none wowe gubyuka nkurikiye, nujya mu Mana neza banza ufate usome ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ntigizagukoza isoni, Imana izakubera itabaza mu gihe kigoye n'igihe cyoroheje. Ni nayo mpamvu Imana yahagukije umukozi wayo Habakuki aza kuri Gospel TV kugira ngo abamenyeshe uburyo mugomba kwitwararika muri iki gihe cya none. Rero mwebwe mudukurikiye mufite amahirwe adasanzwe kuko umwuka wera yabasanganiye. Kuko nimba ubutumwa bwiza butadukoze isoni, turi abasore twavuze Yesu, turi abagabo turimo turavuga Yesu, tunashaje tuzavuga Yesu. Kuko ubuzima bwacu bwose twabwubakiye muri Yesu. Rero niyo mpamvu dukangurira abagenzi bacu kuza bakicara bagasoma Bibiliya, tukajya impaka yo kunguka kumenya Imana. Asigaye tukavana Imana mu nyandiko y'Abagiriki tukayishira noneho ikaba Imana yacu tugendana. Ari akantu umukozi Imana yaravuze ngo byaba bitugoye uyu munsi kubaka amatorero, ariko itorero ntabwo ari abantu benshi cyangwa yanzu tujyamo. Itorero ni wowe nanjye, nitwicara mu ijambo ry'Imana, Imana izatwubaka kandi Imana izazidukoreshe iby'agaciro hano mu isi y'abazima. Ni nayo mpamvu ndabasaba nange nisaba kugira ngo tugire discipline
yo kwicara tugasoma ijambo ry'Imana tukagendera mu Mana kuko Imana nidufata uwo muco Habakuki umukozi w'Imana uwo muco n'umuco w'abana b'Imana hano mu Rwanda muri Afrika kwisi yose abakurikira Gospel TV mwese tukafata uwo muco gusoma Bibiliya Imana iraza kudukuza kandi twaba ibiharamagara Imana ivuga ati munsi y'izuba arimo abasore banjye n'abakobwa banjye bankorera mu kuri no mu mwuka. Amen. Ari cyo nakomozagaho nshaka ko tukomeza twinjira aho ngaho kuko nabiri bivuga neza muri Matayo 11:12 haravuga ngo uhereye kera kubwa Yohana umubatiza na n'ubu ubwami bw'Imana buratwaranirwa. Yego icyo kintu rero gishatse kuvuga iki nk'urubyiruko cyangwa se undi muntu wese uri hano ntago uzagenda ugume isi iguherane mu mateka cyangwa se mu bitekerezo no mu kono kwigunga wibagirwe ko ijambo ry'Imana avuga ngo ubwami bw'Imana uhereye kubwa Yohana umubatiza buratwaranirwa. Ni iki iryo jambo urisesenguye neza ugashaka kumva ngo ubwami bw'Imana buratwaranirwa ntabwo neza uragenda usange ari byo by'uno munsi turimo turavuga. Iyo ijambo rije ngo ubwami bw'Imana buratwaranirwa ntabwo byarangiye no muri iyi si y'ubu ngubu ubwami bw'Imana buracyaratwaranirwa. Turi kubona abantu muri iyi minsi ugasanga nk'urubyiruko cyangwa se abandi bantu akaba akavuga ngo chance ngiye nabaye mu rusengero nakoze ibi nibi byagenze gutya ariko ntago nigeze mbona ubuzima bwanjye buhinduka. Ariko natwe tukaba twicaye hano turabahamya uko twabaye mu rusengero ubuzima bwacu bukagira gute bugahinduka. Ubuzima bwacu bugahinduka imibereho yacu igahinduka. Kubera iki twasobanukiwe rino jambo ryo muri Matayo 11:12 bivuga ngo guhereye kuva kera kubwa Yohana ubwami bw'Imana bugira gute buratwaranirwa. Rero aka kanya nicyo kintu nshaka kubwira urubyiruko rudukurikiye umusore w'umugabo udukurikiye aka kanya na famiye zidukurikiye n'abandi bose bari hanze ku mpera zose z'isi ko ubwami bw'Imana buratwaranirwa. Butwaranirwa rero gute icyo kintu nicyo nashaka kugira ngo dusesengure. Iyo bavuze ngo ubwami bw'Imana buratwaranirwa ese chance wo byumva gute? Reka nongeho kano kuko niko kanshimisha muri iyo verses wasomye ku murongo wa 13 aho ngaho ngo n'intwarane ngo zibugishamo igitugu. Rero uyu munsi w'intwari urimo kurangira ahubwo turimo twinjira mu munsi w'intwarane kuko iyi si umva irasaba intwarane. Reka nsubira muri Yesaya 9:9 aravuga ngo amatafari yaraguye ariko Uwiteka agiye kubakisha amabuye abajwe haleluya ni twebwe abiri sezerano Habakuki. Yesu yabwiye Yohana umubatiza baje kumubwira tuzi ko Yohana umubatiza amaze gufungwa icyo gihe yari mu nzu y'ubugoko. Yesu aravuga ati ngo umwana muto wo mu bwami wo muri isezerano ryacu turimo awuta Yohana umubatiza kuko kubabyawe n'umugore wese ntawungana nka Yohana umubatiza ariko twebwe twabyawe na Kristo. Rero ni nayo mpamvu uyu munsi turimo tuvuga abakristo ba none uburyo bagomba kwitwararika kuko twebwe Kristo yaraje ajya mu mitima yacu. Uyu munsi ntabwo tukigengwa n'amategeko tugengwa n'ubuntu. Amen. Tugengwa n'ubuntu ahubwo abantu babwumva nabi niyo mpamvu bagira noneho intwarane. Icyo gicyo wambajije intwarane ni iki? Ni wa muntu uko uwirinda gushira igisitaza mbere ya mugenzi we. Uriya muntu wirinda gushira ikigusha mbere ya mugenzi we ben uwo ngucyo azakora cyose kizamubera cyiza. Haleluya. Kuko muri Zaburi igice cya mbere umurongo wa mbere bavuga ngo ahirwa umuntu udakwikiza imigambi y'ababi. Amen. Nahagarare mu nzira y'abakobanya niyicarane n'abanyabyaha ahubwo amategeko y'Uwiteka akaba ariyo yishimira kumanywa na nijoro ngo benuwo icyo zakora cyose kizamubera cyiza. Amen. Rero twebwe turabizi ko Imana yaduhaye gukora ibintu byiza ni nayo mpamvu shimi umuntu wese ugiye kudukurikira mu kiganiro cya Gospel TV ahantu hose muherereye umenye neza uyu munsi Imana ntabwo yagutumyeho abantu babana bagitangira gukambakamba ahubwo yagutumyeho abantu bamaze gukura mu kumva uko Imana ivugana nabo mu ijambo ry'Imana kuko Imana ivugana natwe mu ijambo ryayo ntabwo igendera mu marangamitima yacu. Turimo turagenda tugana ku musozo w'iri jambo w'aka kanya twaganiriye kugira ngo abantu barusheho kugenda basobanukirwa n'iki Imana ishaka ku buzima bwabo bwa buri munsi uko bwije n'uko bukeye kugira ngo tubashe gusobanukirwa nk'uko insanganyamatsiko yacu yakomeje ivuga ngo ubuzima bw'umukristo bwa buri munsi. Ndagira ngo ufate iminota 2 nanjye ndaza gufata iminota 2 kugira ngo dusobanurire abantu noneho twinjire neza mu mutima w'ikiganiro.
tubwire abantu uko uyu munsi wa none muri iyi si ya none, muri iyi si imeze gutya, uko umukristo yakabaye kuba yibamo nuko byakagombye kuba bigenda. Amen. Amen. Ubuzima bw'umukristo muri iyi si ya none, njyewe ndavuga ibintu bitatu. Umukristo ni umuntu ufite indangagaciro za Yesu Kristo, kuko igihe Bibiliya yatangiye kuvuga umukristo ni igihe ababonaga abigishwa ba Yesu bakababonamo indangagaciro za Yesu. Icyo gihe Yesu yaramaze gupfa, ariko ba Petero baca ahantu bakavuga tuge nawe ni wa Kristo, kuko bababonaga n'imico yabo n'imigendere n'imivugire yari Yesu. Rero natwe nk'abana bo mu isezerano risha, kuko ni twebwe uyu munsi Yesu akorera muri twebwe, tugomba kuzuza izi ndangagaciro za Yesu muzima, akagaragara ku buzima bwacu. Ni ryari rero? Ni igihe wagiye deep mu ijambo ry'Imana ku giti cyawe, utagiye kureba umwigisha wawe wari wo wese kugira ngo wige ingeso ze, wigira ngo nizo nziza, kuko Bibiliya ni umwarimu ukomeye kandi wigisha umuntu wese. N'abandi bari bakomeye ba Esawu, Bibiliya yagiye ibigisha bagahinduka ba Paulo. Natwe Bibiliya twigisha kugeza igihe ugize discipline nziza, kandi n'umuntu wese yakubona akavuga ati mbonye umukozi w'Imana. Ikindi cya kabiri ni umuntu usenga Imana agasengera mu ijambo ry'Imana. Ikishe iyi generation yacu, ari abantu benshi basengera mu marangamitima yabo bakagendera mu, kandi Imana ntabwo yumva marangamitima yacu mukozi w'Imana, ahubwo Imana yumva isengesho rivuye mu ndiba y'imitima wahekeye abandi bantu, watwaye umutwaro w'abandi bantu, ukavunikira abandi bantu. Icyo gihe ubugize umutima nk'uwa Kristo. Nuko muri Paulo yandikiye Abafilipi ibice 4 havuga tugira umutima nk'uwa Kristo. Rero muri cyo nabwira umuntu wese udukurikiye kuri Gospel TV nuko abimenye neza, umukristo wa none ugiye kugenda nk'uko Imana ishaka, ni umuntu wibitseho ijambo ry'Imana mu mutima we, n'usengera mu ijambo ry'Imana. Ibyo bintu bibiri nubitindaho bizaguhindura, kandi uzaba umukozi w'Imana ufite agaciro n'indangagaciro z'ubumana zuzuye cyane. Chance, urakoze cyane. Nanjye nkomeza mbwira abakristo, umukristo w'iki gihe cyakeneye tugaruke no mu buzima busanzwe no mu mico, kuko uri umukristo nibyo turabyemera, ukeneye kubaho, ukeneye ubuzima, ariko ubuzima bwawe uri kubaho n'imibereho yawe ntago izatuma utimana. Kuko icyo nshatse kuvuga ni iki, kugira ngo abantu bajye basobanukirwa neza, wumve ko nibyo tubabwiye ari ibintu abantu bamenye Imana kuva kera isi yaremwa, nabo dukurikira bigishwa ba Yesu ba Petero bakoze ibintu bidashyikirwa, barakoze bakiri muri iyi si, bagize igihe cyo gukora ubuzima bwabo busanzwe. Kuko Petero Imana imaze kuvuga ngo izamuka w'urutare, ntago byatumye Petero adasubira kuroba amafi. Oya, yarakomeje arakora. Ndagira ngo rero mbwire abantu badukurikiye cyangwa se ikintu, umukristo w'uno munsi ukeneye guhagarara ugafata inshingano. Icyo ni icyambere, ukeneye guhagarara ugafata inshingano ukavuga ngo Mana, ndashaka ko ari ubi ya mbere, uba uwa mbere mu buzima bwanjye bwa buri munsi no mu byo nshaka gukora. Ndashaka ari wo ufata umurongo wa mbere, ndashaka ari wo ufata ikibanza cya mbere, ndashaka ari wo unsingira mu buzima bwa buri munsi. Ndaguha ubuzima bwanjye, ndaguha ibitekerezo byanjye, ndagira ngo undrivinge umvana ahantu hamwe unjyana ahandi. Icyo nicyo kintu nk'umukristo yakabe kubyuka mu gitondo cya mbere agakora, agafata umwanya akavuga ngo Mana, uyu munsi ndawuguhaye, aho ndi bujye guhahira hose, aho njya gukorera hose, ndaguhaye uyu munsi kugira ngo abe ari wowe unerera intambwe ubanze mbere. Hanyuma n'izindi gahunda zose wari ufite nazo ntuzihagarike, kuko turi mu isi iri kwihuta. Ntabwo byo turi bubyibagirwe. Kuba umukristo ntabwo bisobanuye ko turi bugende tukirundurira muri Yesu tukibagirwa ko tuzabaho. Oya, abantu bazabaho, abantu bazakora, ariko icyo ugomba kumenya cya mbere nk'umukristo nuko Imana ariyo ya mbere. Icyo nicyo cya mbere natangiriyeho mvuga. Ikindi cya kabiri nuko buri gahunda zawe zose ufite, ari cyo kintu nkunda no kubwira abantu no kubasigurira, mukomeza abantu rimwe tujya tuganira cyane cyane ibyo nanabigarutseho cyane ku Banyafrika, bakavuga ngo ibihugu byo hanze byaradutaye, cyangwa se abakizwa bo hanze kuki bakize, kubera iki twubo tubona ubuzima bwabo umunsi ku munsi butera imbere, ari abantu bo hanze. Ndagira ngo mbabwire ikintu nasobanukiye baturusha, nuko bakorera Imana ariko bagafata n'umwanya, bagafata ibitekerezo byabo bafite, intego zabo bashaka kugeraho, bagafata ubuzima bwabo bakabwandika, bakavuga ngo njyewe muri uyu mwaka nzakora kino, nzagera hano. Ugura ka agenda uyu munsi nk'umukristo w'uno munsi ushaka kugira ahantu agera, cyangwa amenya uyu munsi utureba aha ngaha, turagira ngo ufate ka agenda ukagure, uvuge ngo kuri iyi tariki ndashaka gutangira ubuzima
burimo Imana no kugira umurongo ngenderaho. Ibyo bintu ujye ubyandika uko ubyutse nuko bukeye, wandike gahunda zawe, nurangiza gahunda wanditse uzisenge, uzishyire imbere y'Imana, uzabona ubuzima bwawe bukora, uzabona ibintu byose bitera imbere, kandi ukundisha Imana umutima wawe wose, ukunde no gukora, ubuzima bw'umuntu buzahinduka. Yego, ngo nuko kuri kandi nukuri. Ndashimiye abantu bose badukurikiye kuri Gospel TV. Murakoze cyane abadukurikiye, Imana ikomeze kuba umugisha. Turifuza ko tuzongera tukabana namwe, kandi bamwe muduha ubuhamya mutubwira ko hari icyo Imana yakoze, ko ibyo mwagerageje Imana yabanye namwe kandi ikabagirira neza. Imana y'amahoro ibaduhera umugisha.